kuri wowe ho rwose naremeye ndavuga ni kuri Noeline hari no wa mwana wundi wundi bamwishaka ndakubaza ngo wowe nk'umugabo ntabwo wizeye ku bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Nakubwiye ngo ntabwo aho ngaho ho naremeye twe tukuzi imbere ntabwo wagiraga akabuno kangana gutyo wajya gukoresha akabuno kubera kugira ngo n'ubundi bajye bagweza rode z'amazi. Ntabwo munzi ngera akabuno kangana gutya se n'ibyaro utanze ngiye ntagira ikibuno. Ntabwo cyangana gutyo ariko nzi ko wagikoresheje. Ngaho rero uzana amafoto nta kibuno mfite uzane naho mfite ikibuno turebe ko ubikomparinga. Wese tukuzi ufite umurwa zana ifoto nta kibuno mfite naho mfite ikibuno turebe. Ariko warakoresheje ntiwakoresheje leta amabere amakuru yawe bimeze biti ariko nawe ushaka uragenda ukitotobeka walayi ntiwagiye kwa Komayi abonye afite uruhu rubi. Komayi Noeline avuga ni papa we ni umuntu wanjye cyane nigeze kujya kumusura ahantu bita Indunga kuko ngewe nize ahantu bita Igahengeri ubwo Isimbi Noeline yaratangiye kugenda azamuka mu bijyanye no kuba yabyaza umusaruro akabuno ke ndetse n'igitsina cye ndagenda njya kumusura nshaka kuganira umusaza turanaganira cyane umusaza mwiza cyane umusaza w'Imbogari twaraganiriye mu buryo bushimishije cyane Isimbi Noeline aza kurakara ngo naganiriye na viyewe n'ibiki byose ariko usura arakazwa ari iki by the way ntabwo ari wowe narakare cyangwa n'uzawundi wagiyeyo mbere njye narakariye wenyine niwe dufitanye beef nose njye mfitanye beef nawe n'umuntu wanjye nari muzi nagiye kumusura nyine bisanzwe ndagira ngo noneho ngewe dukorane ikiganiro cya nyacyo ariko ni zero mistake ikosa rito ni ukuvuga ngo harabahiye siko bimeze umbabarire ntabwo nza kuza gukoresha ijambo ngo porono nanza kuvuga mu cyongereza kugira ngo bataza kudukura kuri live urumva no kuvuga nyine ndabivuga nyine bivuga nabi kugira ngo ntibadukure kuri live batuvuga ngo nibyo turimo turigisha sibyo ubwo no kubyita porono cyangwa se wenda cyangwa se filime z'urukozasoni so kubera iki ikibazo cya mbere cy'amatsiko mfite nkunda kugira kubera iki abantu mukina filime z'urukozasoni akenshi na kenshi mukunda kugira utu account twinshi cyane buri muntu ukobwa wese most of like abakobwa bose bakora like imboro ya OF ntabwo tubizi dusobanurire nutubwira amaterme tekinike ntabwo turi bimenye kanza n'akarugo kumwe only fans okay nyine niyo technique so ugomba kugira ama account menshi kubera ko ugomba kudukinga market runaka nuvuga ngo content consuming nizo Instagram ipushing nyine batabona ko ari biri gukunda so bapushinga nawe content zawe kuri abo bantu mpamvu nayo ndimo ndasara abanyarwanda babwira ati ntibakajye bajya muri comment zanjye ngo batangire kwandika ibinyarwanda batangire gushyiraho amadarapo Instagram irabibona igapushinga content yanjye mu Rwanda ntago mbishaka kandi nta bakiri ufite ntago ari abakiri abo ntago ari abakiri hanga tuba turi muri business so utambeshye sibyo kuri ubu ngubu umaze gukina nka filime zingahe ntago ndabara pe wenda nagereranya wenda nka 30 se buriya nka 30 filime 30 n'abagabo ariko nyine harimo n'ama collaborations n'abagabo bagiye batandukanye cyangwa umugabo umwashoho kuwena ari nka video nk'ebyiri shaka uramutse ugereranyije umaze gusambana n'abantu bagera kuri bangahe wewe umaze gusambana n'abantu bagera kuri bangahe gasore oya nyine bwira wowe nkaho urumva wowe umukinnyi nibyo bigutunze so turimo turaganira muri kariyeri yawe ntabwo mbara wowe nk'ugereranya nyine nakubwiye no zugo 30 nyine ukuremo 15 ukuremo 15 oya ndi kukubwira kuva none watangira bwa mbere ntabwo mbara gusa ubwo nabari biki ntabwo mbara ariko nyine barimo kabisa baracyanaza niba ariko umubiri wakunaniye ngira ngo hari kubivuga mu magambo nibyo bikuryohera kurusha kubikora kuko se ubundi wowe njyewe ndaro ko ntabwo nakubasha ubu ntabwo wegere ugarama ku mukobwa ukamuheza umwuka oya abakobwa bahera umwuka kubera imibiri y'abagabo nk'iyo yawe iba
yarataye umurongo. oya urabyo narongora ko ntago nakubasha ibyo byo ndabikubwire Umbasha se kumva ariko si kubera iki? Kubera iki abagabo mutiza oya utambasha ntabwo ufite oya igitsina nk'icy'abandi bagabo. oya njyewe hari video nigeze kwibonera bro yawe nyine Ese kuki mwigereranya n'abandi bantu? None uko kuri kubivuga niko n'abatipe ugenda baga nifitiye ukuntu nimereye umutipe nkamuhereza ibintu yarangiza agatangira kwigereranya ngo n'ibintu yabonye mu video. Urigereranya wigereranya ibiki? oya njyewe Mwigereranya n'abandi bantu abagabo baraye kuki mwigereranya n'abandi bantu? nabonye ikintu baguteretsemo bro Ubwo agafite kawe ntabwo ukizere ntiwizewe oya nk'umugabo. njyewe umbaza kuri wowe naremeye pe burya mubuze reka nkubaze je uretse wenda ko ngewe biri kuri video wabibonye aburo utashatse kumbwira none ushatse kumbwira ko ndi kuvuga ngo kuri wowe ho rwose naremeye ndavuga ni kuri Noeline hari no mwana wundi bingoni wa wundi bamwitande wa wundi ishanga urumva mwebwe rwose hari abo mbona nkavuga naho nemeye kabisa ndapasinze kwemera niki ariko ushatse kuvuga rero ko yuko wowe ntacyo washobora muri aho ngaho nta kintu washobora no nabigerageza ariko ndabizi neza ko ntakubasha umbasha bibiki umbasha bibiki urumva ntabwo wizeye nk'umuntu uri umugabo nturi umugabo cyangwa uri umva nkubwiza ukuri niba ugira ngo ndanakubeshya baza n'abantu barara muri comment ubabaze ngo ese koko namwe ibintu gasuka mvuga murabishyigikiye basa nk'ubabaza rero muri comment ntago rwose kirazira ndakubaza ngo wowe nk'umugabo ntabwo wizeye ku bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Nakubwiye ngo nta aho ngaho ho naremeye wowe n'umuntu bita nuzuriya ishanga naremeye simuzi rwose ubwo natakaye uwishanga simuzi natakaye. Ishanga ni umuntu wa mukobwa ukoresha video bya nuzu bya Heineken wo mu Rwanda. Uriya naremeye hari wowe hari nuriye naremeye kabisa. Ese Noeli hari umukobwa uherutse kumamagara ejo bundi agaragara gushaka ngo umufashe ngo kuba ngo nawe yajya gukina mwene ibyo bintu. Ese ukora sensibilisation zo ko hari abantu ufasha kubajyana muri ibyo bintu? Nzagufatira amaguru se. Oya nurumva ngo nawe ngo yabonye ngo ibyo bintu ngo bihemba ngarashaka nawe kuzabikora. So nawe uratangaza se ko gufasha abandi bimeze bite? Social media iri rwose n'ubusa agenda akora research nyine areba ibyo ashoboye ari byo akora. Kera najyaga nkumva baravuga ngo bitwa ngo ba Madonna ngo ba Jennifer Lopez ngo byarabakijije ngo nabantu nyine ngo ebane ngo byakijije burundu kabisa. So no Jennifer or Madonna they don't nago bakora so nago rero nzi ibyo uri kuvuga ngo ni biki. Kera narumvise ngo bajyaga ariko hari abantu benshi nyine babikora biri professional nyine. Ikibazo rero nyine twegagera ngo iwacu turi muri analogue ngira ngo ahari uko numvisha mwayivuga niba ari ukudasohoka igihugu niba ari ukubuguza ufite telefone ka smartphone niba ufite katikino kawe k'ibihumbi 100 gusa ukagura mu mega y'ijana ukirwa utuka abantu kuri social media ntabwo gushaka gukoresha iyo smartphone yawe gukora research like nose utegereza ko ngewe narabyutse umunsi umwe ndifata ngeraho ngeze gutya gusa ariko ugira ngo ni buri muntu wese wapfa gutinyuka gufata initiative yo kujya gutereka kabuno muri kamera ya 3D. Oya yetugishuka erega nutangira kugenda arabanza agakamba kawe ni ukuvuga ngo nyine wenda umaze kuba expert muri ibyo bintu byo gusambana nyine sibyo? Oya reka nkubwire je nawe ngo ngende umu expert cyangwa ngo ngiye guteka kabuno kanje muri HD cyangwa muri ukuri kubivuga. Ikintu cya mbere ni ukubanza ukemera akazi ukora urumva kandi ukakemera nk'akazi ukagafata nk'akazi. So ufite murumuna wawe ndangiza iyo wamaze kwemera akazi nta muntu utagurisha umwoyo muri uwo mujyi wa Kigali cyangwa se mu yindi miji yose kuri iyi si. So ikintu nkubwira ni kimwe, niba ugurisha umwoyo waba uw'imbere cyangwa uw'inyuma waba ugurisha mu mazuru cyangwa ahantu hose ufite umwobo mu kanwa mu mubiri wawe bifate nk'akazi
ubyemere nk'akazi werure cyangwa se urorere naho ubundi ni ukuvuga ngo umugani wawe twashyize muri HD ntabwo twashyize muri HD itandukaniro ryanjye riri hagati yanjye n'abanduzi kandi uzi neza nuko njyewe simbi rwose neruye nkavuga ati aka niko kazi nkora umugani wawe nk'uko bivuze nishyura umusoro ahantu mbyishyura umusoro ubundi nkabaho ubuzima bwanjye ngatuza umugani wawe nk'uko bivuze ni ukuvuga ngo ubu ngubu uri mumwe mu bantu batunzwe n'umwoyo ubwo nyine byose umwoyo ese ni ugutunga uragutunga amaguru aragutunga isura iragutunga n'amaboko aragutunga ikintu cyose ni ukuvuga ngo buri Imana aremye umuntu imuhereza ibikwiye kugira ngo abeho ese si nimwe bayihembera nkangahe boro biraterwa nakuye ko biterwa ntago aruvuga ngo nta giciro gihari kiri fixed iminota 30 kabisa barimo baragutata ntago amafaranga ari bubasire ukorana bakapana amafaranga ari mu bundi buryo bugiye butandukanye urumva nuvuga ngo hari nkazira sindi njya mbona bandikaho ngo re mama wanjye birayi boro nawe ujye ubikina ntabwo ujye uzibona mu cyonge izo kategori zirahari hari kategori action hari kategori bita bivuga mu Kinyarwanda kwera batadukura okay reka tuvuge wenda hari kategori yo kuvuga ngo umugore wabyaye nyine wenda nk'umugore nyine ugaragara nkaho umukobwa ugaragara nkaho nyine niyo yaba atarabyaye ariko hari ukuntu ushobora kubugaragara ukagaragara nyine nkaho ari umuntu ushobora kuba warabyaye ukuntu ufite wenda nko mu myaka wenda guhera wenda hagati ya 30 na 45 hagati ya 30 na 45 bagafata n'agatipe kameze nyine gafite ukuntu gasa nk'akana kakiri gatoya ukuntu uri kubyumva barangiza bakavuga ngo aka kana na mukasi urumva na mukasi barobuntu uri kubyumva iyo ni kategori so no kuvuga ngo hari kategori zitandukanye bitewe n'ukuntu umuntu asa n'ukuntu umuntu ateye n'ukuntu umuntu agaragara nshobora ko wenda agaragara urabona mbere twe tukuzi mbere ntabwo wagiraga akabuno kangana gutyo wagiye gukoresha akabuno kubera kugira ngo n'ubundi bajye bagweza rode z'amazi ntabwo munzi ngera akabuno kangana gutyo se n'ibyaro utanzi ngiye ntagira ikibuno ntabwo cyangana gutyo ariko nzi ko wagikoresheje ngaho rero zana amafoto nta kibuno mfite uzanye naho mfite ikibuno turebe ko ubikomparinga wese tukuzi ufite umurwa zana ifoto nta kibuno mfite naho mfite ikibuno turebe ariko warakoresheje ntiwakoresheje nkoresha iki se iki ni ikibuno navanye mu nda ya mama cyanjye iki ngiki nyine wenda nk'iyo kugira ngo wenda mushutinge urumva baba baragupimye kugira ngo bakwakire n'ibiki byose ku munsi wa sene baba baragupimye uripimisha ni inshingano zawe zo kwipimisha ugomba kwipimisha umunsi umwe mbere y'uko ushutinga ugomba kuba ufite test itarengeje iminsi 7 ni standard ya industry ugomba kwipimisha reba nka ukuntu dukina filime sibyo bakakubwira twe iyo turimo turakina filime hari igihe bakubwira ngo cut mwatangiye action ntabwo bose wenda batangiye kuguturekamo ibintu bikomeye bakavuga ngo katinga birahari ushobora kubabwira ngo ba stopping byagenze gute se ni ukuvuga ngo ni filime nk'izindi zose ndetse nyine ko ari ibintu nyine biba biri live ari ibintu bya nyabyo ariko nuvuga ngo urabona ibintu biri professional bafata amaango atandukanye ntago ari ibintu bya papa ushobora kubona video y'isaha yose ariko ntago abantu barongorana isaha yose badahagarara ntago ariko ubundi bigenda naturally ntago ari ibintu kuko n'ubundi naturel ari ibintu bigomba kubona naturel hagati y'abantu babiri nuvuga ngo baba bashaka biriya biboro mureba mukareba mukumva ko ari bitanga hariya mu mushutingira haba ari nk'abantu bangahe ego gitari cy'abahanga seri ni kuri set ni nka movie set nk'iyo ariyo yose ni nkuko nyine wakwinjira in a Hollywood movie set hariya haba ari abantu agangarika abantu haba hari tuvuge
tuvuge wenda biterwa na kampani dukorana nayo na setting yabo ukuntu imeze. Haba hari a videographer, haba hari a sound guy, cyangwa se hari videographer babiri, urumva buri wese shooting. Ndavuga ngo ni ibintu bigiye bitandukanye. Aho bakubagira nyine. Haba hari abantu sheri, haba hari abantu barenze umwe, haba hari abantu wenda barenze tugenda hagati y'abantu 3-5. Biraterwa. Nta wundi muntu uza wenda ku ruhande. Nta wundi muntu ku ruhande uza wenda aje kwirebera nawe just kuwatchinga. Gute se muba muri kuri set imana ntabwo ruvuga ngo muba muri ahantu muri public ntabwo. Oya ndi kuvuga nyine nk'undi muntu wenda wo ku ruhande umuja wenda cameraman umuja bazanye umujama we bakaba birebera n'umwana arangiza namwe gukina bagahita bagati nanjye waretse nanjye ngakoraho nyuma ya kamera out of camera. Bavuze nagari gucyo bigenda. Noze ku buryo nta n'umuntu urabikubwira nyuma ya kamera ati basi turebe uko tureba tugahunda. Nagari ko bigenda. Ni ibintu biri very professional. It's professional side, like uri kuri professional side usinya contract. Utanga uburenganzira, ugomba gutanga consent, like you have to verbally give consent. Kavuga ndemeye ngikana amazina yanjye ngakoresha na rubega yanjye, rero mahoresha amazina yanjye ari kundaga mu yanjye bakamfotora, like baguma no kugufotora ufite ibyangombwa byawe biri hafi y'isura yawe. So ni ibintu biri legit, ni ibintu biri very professional, like ni bakifotorera no mu nyumba kindani. Ahubwo na kamera ijyamo ngira ngo yagera yahari banayishyiramo ikagerayo igafotora mu bifu. Mu bifu no mu marano hose. Bisaba kugira umutima wallahi. Ibintu byose bisaba umutima nshuti yanjye. None se ugira ngo sawa bashyiramo n'inuza n'ibiti. Kuko batabishyira kuri kamera, suko batabishyiramo sibyo biti nayo mashusho. None se nko mu kwezi wenda gutyo uvuye ngo shotingamo kandi noneho muri uko kwezi nko ku munsi wa shooting ugahita urwara za gahunda z'abakobwa zisanzwe. Bigenda bite barakomeza ubundi buryo dukoresha. Hari ama eponge yabigenewe dukoresha, yabigenewe dukoresha. Ntabwo bisobanura. Hari utuboro twabigenewe ukoresha. Tuvuge nk'utava cyane, nk'uri umukobwa utava cyane, nge ntabwo mva cyane. So tuvuge mfite shoot iri very important kuri njyewe ntashaka kuruzinga amafaranga, nkoresha eponge. Hari ama eponge yabigenewe ukoresha like. Hari ama eponge ukoresha yawe yabigenewe. Se nturi kunyumva? Nyine ndi kuvuga none se uko ntabwo uhumura nabi. Uhumura nabi se gute? Iyo eponge nyine iragenda nyine igahagarika nta kintu na kimwe kiba gisohoka ni. Kandi nanone ugomba kwita ugomba gufata imiti, ugomba kwitaho. Niba unuka mu bintu uri umunyamwanda. Aha, naho mbaho ngwizo kuri. Nibwo mise nemera ko indaya nta mutima zigira pe mama ya mukuka. Kandi ikibazo cyawe ikintu cya mbere kimbabaza se nuko iyo umuntu avuze ngo uri indaya utajya ubyemera. Nasinya nakanye ryari ko ndi indaya. Nabihakanye ryari ko ndi indaya. Wowe uri umwuga. Ikibazo rero nuko mufata ibintu ngo uburaya muvuga ngo umuntu ni indaya ukabifata nk'aho ari igisebo. Rero se bari ikintu kikwishyura kikakugaburira ukabaho neza. Niko ucyangira iki? Utambeshye se ntabwo wenda ari ukugira ngo wenda ngo wiyemere cyangwa se ugire gute. Utambeshye ibyo bintu hari aho bimaze gukugeza. None se urabona ndi kurara hanze ku mpamvu. Oya, bashobora kubona. Jewe muri 2019 nza muri Miss Rwanda mani nkababwira ko nagarutse mu Rwanda ruko ari embassy ngaruye mu Rwanda South Africa nayo narahungabanye akoze ko naraye nikoze. Bivuze ngo wiyibagije ubuzima bwanjye navuze. Urabyibagiye? Bivuze ngo ubwo buzima niko bwatumye bijyamo nawe ntabwo bigiye mubikunze. None se ibyo ukora urabikunze? Ibiki? Ibyo ukora urabikunze? Yewe ntakubeshye
ibiboro ndabikunda nyine nkunda ukunda umuntu ukunda gushora umunwa byarakunaniye kugenda muri Amerika ubamo ukaba warangiza nk'agashuri nawe ukagenda ukicara muri banki ukaba umukesiyeri ariko uziko umuntu wo muri banki nge namuhemba yiriwe ndakubwira nuvuga ngo ubikora kubera amafaranga uri kubikuramo ibintu byo gukunda no kudakunda ntago it does not matter nge ndabikunda ko nge what you have to do to make money nge umugronome mwiza n'umuhinzi nkaba n'umuhinzi mwiza none kudafata isuka ngo ujye guhinga agronome ntago nabikora ntafite ibikoresho kaburimbo nabugenewe nta n'izo mbuto zagera mu butaka wawe ufite seeds zirimo nakura muri Vietnam ziteye ubwoba ngiye gukora ikintu wowe izo umva ndakubwiye ngo izo mbuto wazirya ari mbisi ntabwo byagera mu butaka oya seri ntabyo kuvuga ngo gukunda cyangwa kudakunda ngiye nkunda amafaranga ikintu cyonyine ntakora no kwica cyangwa nibe ariko cyakora imbonyano yo gukorobinga nka banki nkarobinga nka biliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 z'idolari ariko ngo nta muntu uragutereka rwako njya mbona bagutereka ikintu mu ntuza ngo kigera ngaho gihagame nyine kikunige sugira ngo burya kunirega ibintu byo kuniga nabyo ni byiza ukuntu bikuniga bikakuniga neza pana kumira ikijumba kikaguheza umwuka hari ukuntu kunigana binigana ukuntu bimeze ukuntu bidateye kibazo ese buri umusazi wamwohereje nk'akavideo abyakira ngiye bamwohereza cyangwa abandi bamwohereza nose baramwohereza kuri telefone atagira baramwohereza mu kabari bagahita bamwereka akavideo wa televisimbi noneho mwatata asiga afite none se nibwo ntiyakubwiye ntiwamubashije ngutekereza ko umukobwa akora icyo akakubwira ibyo atekereza akakora ngo nyine baramwereka none se babuzwa n'iki kumwereka ejo ujya mu Rwanda mwarabonanye reka ntakubonana turabonana tubonanamo ibiki nande kubonana usigaye umutama ariko mutami iki se ngewe ndi nyina ese wabura wawe agizwe kangahe wabura agizwe kangahe inde murumuna wanjye ubona sa ese ko numva wivugishwa nkaho unzi wowe uzi he ngo murumuna wanjye ya murumuna wanjye nagiyeyo uwe nyine uri kuvuga uwuhe ko numva wivugishwa baba bashaka kwigira nyina nzinda byose muri aka nzinda byose niko barasanze mu rugo kwa Kumayi zaba bajije se nyine babaza aho bari ese ngo njyaho hasanze ndabazi ngo ni bande wasanze wowe wishyuriraga ishuri se wowe numvaga se ngo wishyuriraga ishuri ninde bizi se wabikubwira uzamubaze neza umusobanuro wo nishyura ishuri ngo ninde kutakigira umutima ra ntukajye umbaza ubusaje kutakigira umutima Noeli niko se ubundi wowe unzi ryari wamaberewe wadawe unzi ryari unzi kuva ingwiki ngewe nkuzi ukiri indayi musha noneho kugira ngo ubyumve neza ko nkuzi ukiri indayi musha ariko uzi ko ubwo ariko ndajya kukurega kuri RIB uzi ko ubwo iyo mushuri kuvuga uzi imyaka nari ifite mbara na Kumayi imyaka 13 nari ndafi imyaka 13 no weke no so tubiye ko watanye gusambana ryari ibuka neza ibiganiro wagiye ukora watanye gusambana ryari nane se aho wowe uvuga amagambo watangiye gusambana ryari wewe amagambo kakurenga navuze ko navuye mu Rwanda nafite imyaka ingahe nagarutse mu Rwanda nafite imyaka ingahe ndi kukubwira watangiye gusambana ufite imyaka ingahe oya ndi kumva kuvuga ibintu nk'ari wowe wenda warandeze ukuntu wenda hari warandeze twarakuranye twakuriye mu cyaro kimwe twakuriye mu nzi imwe twakuriye twariye bimwe twanyweye bimwe navuze ko navuye mu Rwanda afite imyaka ingahe nagarutse mu Rwanda afite imyaka ingahe reka twumve none se umwana w'imyaka 13 nk'uko bivuga ngo nibwo wavuye kwa Kumayi urukumva ahita atega agahita ajya Tanzania Tanzania kandi je gute mwoka byara apo uravugishwa wowe uravugishwa ubushaka kugira ngo borere content uvugishwa oya content yo bana ibonye ibugande naho wakorera ngo buraya se cyangwa uburaya butangire muri Tanzania ese uburaya waranguze muri Bugande waranguze muri Tanzania waranguze uraza ukavuga ngo ni indaya mukandi kanya ngo ntago ndi indaya none ndagira ngo
uri indaya nturi indaya ziba ku myaka 15 waranguze ndakubajije uri indaya narakikugurishije uri indaya nturi indaya uri indaya cyangwa nturi indaya indaya kuyeho oya reka nkubaze nawe uri umugore cyangwa uri umugabo akosisha umva nk'ibintu bumbaza urabona ko nge nari umugabo nyamugabo oya subiza urabona uri umugore cyangwa uri umugabo kubera ko iryo bere ryawe banzure bagatuza we cyane ryaronkeje banzure bagatuza narakubwiye ngo banzure bagatuza narakuvuga ngo banzure bagatuza wakabonye agatuza hariya ni safu warasa gasa nkaho konkeje ibyihe hariya ni safu warasa nyiricemo wowe reka nkubwire ntabwo rwose nkwizera ushaka uri umutrani bamwe bita ngo n'abatrani niba ari abatreni niba ari abatrani umva Noeli none se iyo murakina ziriya filime nyine z'ubusambanyi hari n'igihe bakubwira ngo bagerageze no mu wundi mwenge ubushaka amatiku wa mugore we mbarubwiza ukuri barakubwira ngo mugerageze no mu wundi mwenge none se uwo mwenge wundi uri kuvuga hari wabonye kuri platforms zabigenewe none kukubaza wowe nyine nk'umuntu usanzwe uri muri zikira cyangwa se ufite izindi uzakina bajya banakubwira ati tugerageze no mu wundi mwenge nta muntu ukubwira icyo gukora sheri so baguterekamo baguterekamo inoti bahita babigerageza pa oya ukora ibyo ushaka ukora ibyo wahisemo yego n'inyuma naho ababishoboye barabikora we ntabwo urabigerageza ntabwo ngiye byakunda ngiye byaranze warabigerageje biranga byaranze warabigerageje biranga oya no mu buzima busanzwe byaranze ese ugira umukunzi sheri ngira amafaranga sheri konte niwo mukunzi wanjye no ariko hari umuntu muri kumwe nawe aho ngaho arimo kudisturbinga mukuru nashyize amasupu yanjye muri microwave niyo ndimo ndareba ko aho ugeze uwundi muntu nta muntu ntawe nahize ngo ni umuntu muri kumwe nawe nyine aho ngaho arimo kudisturbinga akubwira ati gira uve kuri live uzembe nk'ukubita ibintu biremereye wakora n'iki ko nabaye isugi ubu ngubu byanze byaranyobeye ahangaha ari utuntu tubudo tujagaraye mana abazungu narabahazi ariko se wowe uri muri za Burayi nawe urongora iki urongora ziriya nkoko uhora urya urazirya yagize ubwo n'amagufa ukaba ariyo ujya bigenda gute ni ukuyoboka akanyamerika abazungu urafata igufa ry'inkoko wamaze kuryangiza ukaba ari ryo utereye nyir'inyamerika kandi wasanga utabikoroga abazungu bahazi ute narahazi yewe hari igihe njya mbareba nkumva nkatekereza za ngurube z'iwacu twororaga nkavuga ati ariko se ibi ni ibiki we oya hari uwambwiye ego nawe ejo bundi nari nasiritse ejo bundi hari uwantwaye kuri deti arangije arambwira ndamubaza se ufite fetisha arambwira ngo yingu fetisha afite ngo niyo gushyira nutera ku kibuno cyanjye ngo akayirigata nutera ndavuga ati ku mutima ndavuga ati nanjye yanjye ni ugufata uruhu rw'ingurube nkarukaranga ubundi nkarurira ku mugongo wawe narabahaze ariko ngo abagabo b'abazungu ngo hari n'igihe ngo ugira ngo ni umugabo wakaza akagutera bisanzwe urikumva ngo noneho ngo byarangiza agahita akubwira ngo nawe ngo umutere intoki oya ahubwo abo ngabo ngiye nibo nkunda baba badashaka imirongorano bamwe ari no kugura n'urukweto rw'500 ahubwo ati ngo mukandagire wamukandagira mu kanwa mukandagira mu mutwe mukandagira mu kibuno ugire gute umukandagire wo sheri n'inkweto ndiyakuguriye nk'izihumbi nk'icumi ngo umukandagire heza umukandagire nyine ku mubiri umukandagire just gukandagira bisanzwe ibyo ayo ni amafaranga uri itandukaniro ry'abirabura n'abakokejani ni iki bo hari ibintu bakunda biri very like ibintu bakunda biba biri very specific kandi bakunda
abantu bari specific kugira ngo bibakorere. Nabyo biba muri industry nyine n'iyingiyi na industry. ngo dufata ngo wamwise umunyamurenge. Nese we. Siwe si umunyamu. Kandi ubona byaramubaje. Yaje ko namwise umunyamu, ntago ari umunyamu. Byanditse aho ngaho ngo wandaya waramumenyereye. None se ahubwo se uwo mugabo ubundi ninde wamuhaye audacity yo kujya amamagara wagira ngo ngiye nawe twarasezeranye niko se nyabu ngiye twasezeranye ivanga mutungo risayisiye ku buryo mamagara sinzi umuntu ariko nshobora kuba naramukize kandi narakubashije urambwira ngo nagari wahaye iyo gigera nimero yaje uzi ko ikibazo ntabwo kugira nimero yawe kugira ngo njye gutanga nimero yawe ndayigira ngewe naguvuze wowe Jay ikuvuga umuntu ngiye wamuhaye nimero yanjye nshobora kuba muzi kandi naramubaje arambwira ngo nagari wayimuhaye kubera ko uwo mugabo naga afite icyubahiro muri we ntabwo ushobora gukora iki ntabwo ushobora kwifata ngo ituhamagara umuntu direct nkamufitanye gahunda yabikoze inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ambaza ubusa like what the hanyuma gusubiza birarangiye ibyo wita kukubaza ubusa no kukubaza ngo ukigurisha ngahe. No, it's not like ntawe turabaza tukumvikana tukumvikanye si wanyandikiye ngafata igihe cyo kugusubiza message narayibonye nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu ishize uyu munsi na decidinze kuyisubiza ariko kumenya kuriyemera gasa uretse gato maze nkubwire reka nkubwire wafashe igihe kingana gute nukubera kugira ntabwo nari ifite uburyo bwo kugira ngo none se nari kugusubiza wowe wavuga ngo tujye live ntabwo nari ifite uburyo none se nari kugusubiza ubundi tukaba turi guteretana se muri icyo gihe tutegereje kujya live niba ntari ifite umwanya cyangwa uburyo bwo kujya live nawe none se nari kuguha bwati mabere none se kuri ndaya yanjye iryo bere ryawe rimeze ngo turi konsa uruhinja rwazutse kuri ndaya yanjye bagomba kukwandikira igihe nshakiye nanjye musubiza igihe nshakiye ariko rero ni byiza ko dusubizanya tukanandikirana igihe dushakiye kandi tukanasubiza igihe dushakiye uyu nguyu ari ikibazo cye iwe nta nubwo akoresha social media wenda ntabwo aruvuga ko wabuze nimero yanjye uyishaka wayibona ya WhatsApp nshobora kubona nkabona nk'iki nimero cyo muri Amerika kirampamagaye nk'itabo najya kumva nkumva nigira amabere umpamagaye aravuga ngo abikoreye ubwende kugira ngo hashye ntabwo yarakomeje ubwo rero umunyamurenge ubwo abantu bose bamaze kubona faiblesse yawe nawe ushuha mu mutwe vuba oyaye niba yise umunyamurenge ubwo ni umunyamurenge nyine kuko njye ntabwo yigeze mwita umunyamurenge icyo ndimo ndakubwira ni kimwe uyu nguyu nariba araje ngo washyuye kugira ngo tumuvuge reka tukuvuge wawe nahise yitwa nde basi izina rye dufata izina yose dufata niko dufata wandi none se abantu bo kuri social media ubundi abantu tuzi amazina yabo ni bande nzanye n'urize ibyo uri kumamagara uretse abandi bantu uzi amazina yabo kuri social media ni bande urugero ukangweze nk'urugero ngambwira izina rya Kevin Kade ntago muzi uwo nguwo nyine ngaho mbwira izina rya Bulldog ntago ndizi nibyo nkubwira nubwo hano ku mihanda izina umuntu yazanye ku mihanda ni nabyo tujyana n'ibyo nyine kagahita hasha burundu kigendera ubwo se iryo nazanye ku mihanda ni irihe iryo yazanye ku mihanda witwa ni Simbi Noeline kandi ntabwo ariko witwa nitwa guki ari kazina Kumari yambwiye mwana ntabwo ari Komari nimba ari Komari hari akazina yambwiye katari Noeline bya Simbi Noeline ni ibintu nyine wizanye ku mihanda kugira ngo tujyanirane nabyo ariko nawe urabizi niyo barakwitaga reka niyo barakwitaga kiragi niba ari Toto sinibuka akazina bakwitaga rasi uri kumva ndimo ndadimanga ahangaha nuko gusa nzi ko ntabwo ariko witwa mu byangombwa byawe komeza ariko nanjye nishimiye kuvugana nawe mwana isaha isura ntibihagije isaha ibihagije kuba tuvuganye gasaha njye sinjya nkunda gukora ibintu birebire cyane cyangwa se kugira gute ubwo no kuvuga ngo minota 5 dufite aha ngaha
aka kanimero kari muri momo abantu ushaka kuburesinga bakaburesingireho mwashize ubuntu bw'umumaboro mubabayiro mani muri za cyakora umuntu wenye udasaba ni Dumba ntabwo ndamubona asabiriza uretse gato nyine nkubwire uziko mukina ziriya boro zanyu ukajya kumva ukabona umuntu araje uri kumva bagukubise video bagukubise boro ya OnlyFans ifoto gusa pa ukirimo urascrollinga ku ifoto ugakandaho gutya bagahita bakubwira sasa no kugira ngo gahunda zikomeze neza zinagende neza uri kumva ihangana ukoze kandi gusa n'idolari rimwe n'amasente angahe uri kumva ugahita ushyiraho
Audio Jungle.